reka dusome zaburi ya 50 zaburi ya 51 ku murongo w'8. Twumve icyo Dawudi yavuze we muri aya magambo, ubundi turi mu kuyasibaho aya magambo tukayatekereza cyane. Yaravuze 51 no ku murongo w'8. Yaravuze ngo dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru, ndushe urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Amen. Abaroma igice cya 3 murongo wa 1. Nuko Abayuda barusha abandi iki? Cyangwa se gukebwa kumaze iki? Abayuda babarusha muri byose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Amen. Aya magambo n'aya Dawudi. Murabizi nkuko twatangiye kare tubivuga, noneho ibintu by'imbabazi z'Imana, Dawudi yaguye mu byaha. Hari uburyo Imana izibabariramo umuntu, hakaba no kuyoberwa kuyisanga, umuntu akayoberwa kuyisanga. Dawudi amaze gutumwaho umugabo n'Imana, Imana yamurebye ibona kuko yaguye yananiwe, araza arabimubwira. Dawudi yamasubiza nk'umuntu ufite isheriya, agiye gusubiza intumwa y'Imana yatumye, asubiza nk'umugabo, nk'umwami. Atese umuntu wokora bene iki cyaha akagira atya bomugira gute? Bandi yamavuga ati bakamwica, ndakundi kimukwiriye no kumwisha. Umuntu w'Imana wuzuye umwuka aravuga ati uwo muntu gani wowe. Dawudi arabimenya, erega kurya yarambonye. Aragenda asanga Imana y'imbabazi. Aravuga ngo Mana we, erega wowe nukomeze, ushaka ukuri ko mu mutima Irya, kandi mu mutima hatazahaboneka. Genda nanje noneho uhigisha ubwenge naho hakumenye umutima, ukumenye umutima, ukubone ukumenye. Dawudi mu kumenya kuvuga aya magambo, so kumenya kuyavuga gusa, no kubikora yarabikoze. Kandi yari yagize impanuka, ariko kandi Imana yari yaramukundaga, yari imuzi kuko amenese niyo yari yaramutoye kera imumenya. Kandi hari ahandi dusoma yaravuze ngo umenyera kuri byo nibwira, uzubimenya kare nje bitaraja, ijambo ritaragara ngo kururime, Uwiteka uba wamaze kurimenya. Haravuga ati ndakumenya. Kumbe nukuteye, uzumenya ukuri ko mu mutima w'umuntu, kandi mu mutima ntawe uzuhabona. Ataho reka nanjye kubwira iryanje, haho mu mutima wamenye, genda uhigisha ubwenge naho uhigishe kukubaha.
nta wundi wuhigisha cyo nanjye harananiye none genda wigishe aho hantu uhigishe kukumenya no kugutinya umuntu ngo tumva kuko abantu bazabagira Imana ikamutumaho nawe akayitumaho Imana ikamubwira ngo wagize gutya aravuga ati sawa ndabyumvise ariko nanjye ndagutuma ngenda uje kubwira uwo mutima uriya namenye uko byagenze ushaka ukuri ko mu mutima kandi hatazahaboneka gendaga uhabwira ubwenge aha twasomye kandi Paulo yandikira abaroma iho yaravuze ngo ko bakabije kuza bavuga abaroma abantu bazaga babyitotombera bakavuga bati abari abantu b'abanyesirayeli abayuda cyo bakomye cyose ngo abayuda ngo bene abayuda bararusha abandi cyane ariko haje ijambo ribabwira ngo barabarusha muri byose batese ni imihango yabo bazanye yindi yose bayihawe ariko bafite barabarusha muri byose ati ijambo rya mbere bagira ibintu babitse birya twavuze kare bagira ibintu babitse mu mutima babisa amagambo Imana yabavuzeho ngaho ntihagire namwe uvuga nawe ngo abitse mubitse iki Imana ishimwe bati barabaruta muri byose muri ibyo byose kuko n'abantu baragijwe Imana yababikije amabanga yayo barayifite icyo gituma niyo bozimira mukabona ngo barazimiye baragiye baratakaye bagiye kure bagize bate ariko babitse ibintu byavuzwe n'Imana umuntu ubitse amagambo ufitanye amagambo n'Imana akabikirwa n'Imana Imana ikabika izina ryiwe hariya mu ijambo ry'Imana hari aho dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe hakavuga ngo umuntu umeze atya umuntu uzi ukora bene ibi umuntu uzi ugenda bene uku sinzahanagura izina ryiwe na hato mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzaryaturira imbere ya data n'imbere y'abamarayika bera muvuge ngo uyu nguyu ndamuzi bati naka wanaka uri hehe Yesu ngo avuge ngo uwo ndamuzi niwe uzaba ari umucamanza kuko twese twasomye burya kare biravuga ngo tuzahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo umuvugizi wacu arahari muririmbyi imwe yaravuze ngo mwijura imbere y'Imana mfite umuntu umvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo ati cyonze nanone izina ryanje ararifite ahandi bikatubwira ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro ibyaha byiwe bakabitwikira bigahishwa hahirwa umuntu witeka atazabaraho ikibi muri ibyo bintu ubwo tugenda muri ibi bintu by'Imana muze mwibuka kuva gusanga Imana maze Imana ikakuragiza ibintu byayo ikabikubika niho hariya yazaga aca abantu migani akabacira imigani akabivuga mu marenga akavuga ngo abantu baragiye ngo umwe ahabwa taranto rimwe undi ahabwa zibiri undi ahabwa zitatu undi ahabwa zitanu ariko bajya kubazwa na nyiri amafaranga yabo umwe akaza ati nyakubahwa wampaye amafaranga yawe 5 naracuruje mbonamwe yandi 5 undi ati nanjye wampaye 3 nacuruje mbonamwe yandi 3 undi ati wa kabiri ati nanjye nuko naracuruje nungukamwe yandi ngo aje kubabwira arababwira wa wundi wari umwe ati narakubonye mbona yuko uri umuntu ukomeye ndakuzi uzusesurura n'ibyo umuntu atazi uzumenya n'ibitaza bimenwa urufaranga rwawe narakuzi ko uri umunyamwaga dore nguru Yesu aravuga ngo uwo mwami ngo arahindukira aramubwira ngo wamunyabutewe wagicucuwe mu kumenya kuko ndi umunyamwaga
kandi nza nserura ibyo ntabitse, nza mbishura ibyo ntabitse, kutazaniye taranto yanje ngo yihereze abayigenza bayicuruze bayibonemo ubwunguke, babandi akaza bahemba kuko bagiye bunguka, ariko wa wundi akorerwa n'isoni imbere y'abantu. Muri kino gihe turimo none, ndagira ngo tuze tubwirana tukibonye umwanya wo kubwira bene data bose abahagaze, abafite ibyuma, kandi nibyo duharaye n'ibi bintu, ariko reka ni byiza nabyo byo ukabyara ubwo byabonetse, kugira ngo amakuru azashyikira abantu bose. Muze mumenye kuko ibintu twabikijwe nyirabyo araye ari buze, ntituzi umunsi n'ejo yoza na kera yoza. Amen. Ariko naza azasange waracuruje, warabigenjeje, azatwegurira ibintu byose kandi azaduhereza n'ibindi tutakoze. Imana iduhere umugisha muri ayo magambo, kandi Imana idukomeze kugira ngo tumenye kuko Imana iratuzi, uko Imana iratuzi twese. Hababiza bivuga mu gitabo bakavuga ngo habe n'imisatsi yacu ku mutwe irabaza, iziyimenya neza, kandi iravuga ngo murebye namwe nta kantu kohanuka ngo kayice muri humye itakamenya. Imana iratuzi, Imana izitumenya, kandi muri iki gihe twavuze kigoramo icy'ubugoryi, icyo gihe abandi bahaye basesurura bashiburura, niwo umwanya bahaye basaba umwanya abandi bariko bashaka ukuntu bazagira ibizabatunga kera. Abera nabo ko barashaka ibizabatungisha bageze muri kiriya gihugu tuzajamo tutagisangiye n'abapagani. Ariko muzi ikintu kuzaba mu gihugu kitarimo umunyabyaha n'umwe, tukaba mu isi y'abera bonyine gusa, mu isi y'abakiranutse n'umwami wabo w'abafiriye akaba ari bubashe databuja. Aho hantu muze mugenda muhatekereze, mwibaze muri ayo magambo. Umuntu wese azaye akoma ku mutima uvuga uti ubwo ari Yesu ndakoreye, akaba ari uzaba umutware waho. Imana ishimwe, Imana idukomeze, kandi Imana iduhereze umugisha. Amen. Umwami Imana, turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu, waradutoranije utugira abaragwa b'ubwami, watugize abatambyi. Mana, uzi imitima yacu, uzumenyera kure ibyo twibwira. Ijambo ritaraza ku rurimi uba wamaze kurimenya kare. Uratuzi inzira zacu, uzi imyicarire yacu n'imigendere yacu, uzi imiryamire yacu n'imibyukire yacu. Watumenye tukiri ku mariri, wari uzi kuko aya masaha tumaze zacu nubwo tuvuga ijambo ryawe, ariko turasaba kwezwa. Mwami Imana, tuba duvuze amagambo atari make, ariko uze weza imitima yacu Mana yera, kuko ufite ububasha hejuru ya byose. Urakoze kuko aba bakira iryo jambo ryawe bahumura amaso y'umutima bakabona, kuko umunsi umwe tuzahagarara imbere yawe nk'abantu bahaye babazwa ibyo twakoze. Uhahagaze ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen.